Ni Tekila Paradise bakabakorera hara Kicukiro mu Kagarama hafi yo kuba frere bo ku Muyange n'ahantu hari ubustani bunini cyane bafite jaride eshatu uteranyijeho na sale byose biberamo bukwe urumva bafite ubushobozi bwo kwakira ubukwe bune icyarimwe aho hantu kandi haba swimming pool koga ni 2,000 haba sauna yaho ni 3,000 haba massage y'ibihumbi 5 haba na gym y'ibihumbi 2,000 urumva ko ibiciro byaho biri hasi cyane kabisa icyo kurya nicyo kunywa nakubwira iki nibagirwe ko haba na sakazi cyangwa se n'ahandi abana bakinira n'ahantu ushobora kujyana umwana n'umugore nawe umupapa mukirirwayo umupapa ugahita wigira muri gym umumama akajya muri piscine abana bakajya hepfo mu bikinisho by'abana ukaza kuva muri gym wigira muri sauna umumama nawe akava muri piscine ajya gukora massage abana ubwo ngubwo bakiri kwikinira hepfo muri jardin mu bikinisho byabo bikaza kurangiza tubakirana cyangwa se babakira neza cyane babahereza icyo kurya kibagera ku nzoka ni Tekila Paradise ubwo ngubo kubundi bisobanuro buhagije no kureba iyo nimero iri kuri publicité yabo ukabahamagara gusa bakorera Kicukiro mu Kagarama hafi no kuba frere bo ku Muyange urabona igeze Kicukiro centre ku karere ka Kicukiro ku muhanda w'amabuye urawukomeza uramuhanda urawukomeza n'ahantu namwe kase niho ukugeza kuri Tekila Paradise reka tugaruke rero muri before and after uyu munsi turi kumwe n'umuhanzi nawe amaze igihe kitari gitoya mu muziki nyarwanda numwe mu mahanzi bazengurutse igihugu cyose ndumva ahantu hose yarabashije kugira ibihe byiza n'abafana be uyu munsi rero noneho yagarutse nanone kuri Contact TV nagarubwa mbere aciye muri CMC ariko nanone hari hashize igihe reka mwakire kugira ngo aduhitiremo izo ndirimbo ebyiri ya mbere turayireba gitangira umuziki ya kabiri noneho tuyirebe kano kanya tuvugana nibyo dusanga muri before and after muri before and after nta bintu byinshi tuganiraho buretse kureba izo video ebyiri twebwe tukazikompara nibyo bitwereka iterambere ry'umuhanzi kureba umuhanzi agitangira tugahita tumureba nanone yarabaye umustar n'umugabo witwa Pasi Kizito reka ngo ikaze Pasi murakoze cyane Boskizo Pasi ntabwo nkunda kubaza abahanzi ngo witwa nde ko cyane baba bafite amazina barayaruhiye barayakoreye kabisa biba bimeze nko gupfobya umuntu kwakira umuntu ufite indirimbo umaze gukora amahiti nk'imyaka 10 ukamwakira umaza ngo witwa nde ariko nawe bitarimo neza Pasi amakuru yawe amakuru ni meza wambaye neza cyane kabisa urakoze muri iyi minsi ariko ukifunga uriho umuntu uri kukwambika muri iyi minsi ni sawa cyane ni umusore witwa Mansour reka mubwira ati big up on yourself urabona yuko Boskizo yabyemeye ariko nanjye nyishyura kuko nyine mwamamaje ntago muzari umvuze izina gusa yes Mansour ubwo mitensuza na Sheikh Mansour ari hose abantu silamu bose mukomeze mugire igifungo kiza mwezi Ramazani nziza ariko nanone muzadutumire kuri ide turyo umuceri nubwo tutari abasilamu ariko kurya byo turabishoboye kuri ide muzadutumire bwana hanyuma Pasi derukana kera uheruka kwicara muri studio ya CMC uri kumwe n'umuvandimwe wawe Tracy nibyo ubwo twatuzanye Sexy Girl mu mutwe indirimbo nkizo so ubwo turi muri before and after ndatekereza yuko maze umwaka n'igice numwaka wuzuye ndi gukora career solo so ubwo ndasubira inyuma aho gatoya ntago ari gatoya kuko before and after ni kera ahubwo ndasubira inyuma nari nkiri mu itsinda rya TNP indirimbo ndi buhitemo kuri uyu munsi ndatekereza indirimbo zacu nyinshi abakunzi bacu bagiye bazikunda ariko hari indirimbo kuko n'urukundo ni indirimbo y'urukundo nasoye n'ubundi iri hanze eka mbahe indirimbo yitwa ku bwinshi turi kumwe na Riderman kubera iki mu ndirimbo nyinshi cyane mufite imisozi n'ibibaya mufite indirimbo za kera za TNP ko nzibagiye ubushize tuza nizo twakoresheje none ko icyo uhisemo ku bwinshi nayo still iracyari ya kera niyo ya kera ni ya kera ariko tudasemo ndamburiraho ibiganza ubwo n'ubutaha cyangwa tuzakoresha mbaye wowe nayo izagenda nyuma y'imyaka 10 aha turi kumwe na Pasi n'umwe mu basore bahoze bagize itsinda ryitwa TNP aravuga ati Boskizo ubwo turi muri before and after ubwo ngubwo nyine turaza gutangirira aho byose byahereye rero kuri kariyeri ye mu tsinda ryitwa TNP indirimbo duhitiyemo ni indirimbo TNP yakoranye n'umusaza witwa Riderman ndeki bashimishe ubwo nyuma yaho noneho turaza kureba kano kanya uko bihagaze kuri uyu musore witwa Pasi ati urukundo ndarufite ku bwinshi cyane wikumva amagambo reba ibikorwa Pasi
ibikorwa bihagaze gute rero kuri wowe? Ibikorwa biri kugenda, ndashimira Imana ko mfite n'indirimbo nshyashya abantu bakomeje kwakira neza yitwa Kankora ahantu. Urumva rero ntago ari amagambo gusa, n'ibikorwa biri guherekeza ayo magambo. So Kankora ahantu ni indirimbo y'urukundo kandi feedback ni nziza. Reka nshimire n'abantu bose bakomeje kunsapotinga muri career yanjye iri solo. Urumva ni ibintu byiza kuko na mbaye wowe iherutse kujya hanze nayo imaze iminsi abantu bayakiye neza yanatwaye igikombe Bugande. Ni video Hi People indirimbo y'umwaka. Indirimbo y'umwaka video n'undi muhanzi wayitwaye. Hanyuma Pasi, kubera iki ujya gukora kariyeri solo yawe ubwo wahagarikaga kuririmba mu tsinda, wavuze ati reka noneho kariyeri solo yanjye nyitangirire kuri Knowless Butera ariwe turekurana indirimbo ya mbere? Ubushobozi bwawe ntabwo wari ubwizeye kuba warekura ikintu cyawe wenyine? Oya, ntabwo ari ukuvuga ati nta bushobozi nari mfite, ahubwo mbaye wowe sije yayo iyo niririmba njyenyine ntabwo byari kumacinga. So hagombaga kuba umuntu usubiza amumuriza yuko nawe abaye ngewe nanjye amakenga yashira, nkizera nawe uko mukunda. So byaramacingaga umuhungu n'umukobwa kurusha umuhungu wenyine. Igisubizo cyiza cyane. Mbaye wowe koko uyumva nawe yiteze amatwi wumva ko umuntu umwe atayirimba, ikeneye umuhungu n'umukobwa. Hanyuma Pasi, nyuma yo kuva muri TNP ukaba uri gukora wenyine, niye mpinduka umaze kubona muri ibyo bintu? Impinduka nta kintu cyahindutse kirenze ko still ndacyajya muri studio zisanzwe, Pasi aracyari wa wundi. Gusa impinduka zihari nuko umuziki ugenda utera imbere. Nizo challenge nvuga ati abahanzi basigaye bahura nazo, kubera uko ibintu bitera imbere ni nako amafaranga yiyongera. So iyo uko kumvikana kuzajya kuba no mu bahanzi n'abantu babaha akazi, kuko abahanzi basigaye bitanga cyane kurusha abantu bashaka kubaha akazi. Yego. Pasi, urumwe mu bahanzi bamaze gukorera ku mafaranga, bakoze ku mafaranga agaragara y'umuziki nyarwanda. Wagiye muri Guma Guma, ni irushanwa rizenguruka igihugu cyose, ni irushanwa rihemba amafaranga menshi ku kwezi, ni irushanwa mbese iyo umuhanzi yarigiyemo urumva filozofiye ibiri hejuru cyane ku bintu bijyanye n'ibikorwa bikomeye, cyangwa se no kuba yakwishyuza amafaranga menshi kuri concert. Kano kanya tuvugana, Pasi ahagaze gute muri concert? Ntabwo nahita mvuga kuri facture ndacyafite uwi ni indirimbo ya kabiri, ariko facture ndatekereza yuko nizimara kuba indirimbo enye ntabwo nzajya hasi cyane. Ntabwo uzaba muri babahanzi baririmbira inote y'igihumbi mu bubari bwa Ndagafite bwose bwa Kigali? We yishuje igihumbi nyirakabari akama amafaranga nyenye ntacyo bintwaye. Kuririmbira abanyarwanda ntacyo bintwaye. Gusa umufana wowe ahari hose nta kibazo, ariko umuntu ushaka yuko abafana bambona, ashaka yuko mbaririmbira ibihangano byanjye, agomba guha agaciro ibikorwa byanjye, kuko nanjye mbiha agaciro. Niyo mpamvu nzana ibintu bifite kalite, ku buryo urumva nimba dusigaye tujya ni Bugande bakabiha agaciro, hano mu gihugu nabo bagakwiye kubiha agaciro kurusha njye amaye amafaranga nyeneye. So niyo yakwishyuza igihumbi, ashobora kwishyuza igihumbi akaba ari kakira abantu 10,000. Ntabwo najya. Ariko se Pasi, abahanzi nyarwanda bamaze kuba ibugande rwose baracurangwa, bajya gukora y'akazi, biraka n'ibiki byose. Ariko mu gihe cyashize ubundi twagiye tubona abahanzi mu gihe cyashize bagenda mu bihugu bigiye bitandukanye. Twabonye ba Miss Jojo cyangwa se za KGB aho zakoreraga record zabo cyangwa bagakorera ama video yabo muri Kenya. Mu gihe cyashize ba Knowless bajyaga gukora amatuwa muri Tanzania. Urumva ko bigeze hehe kuba abahanzi nyarwanda bafata East Africa yose? Kurabona ibugande twarafashe nibyo ko, ariko se Nairobi cyangwa se Dar es Salaam cyangwa Bujumbura cyangwa Kinshasa tuzagerayo ryari? Ko iki muri kwibanda ibugande cyane? Ibugande mwari iki? Ntago ari ibugande cyane, kuko ibugande nibwo bahaye agaciro umuziki wacu, bakora award twe ninaha zitaraba nyinshi cyane. Urumva bo baha umuziki nyarwanda agaciro kurusha n'abanyarwanda, ko twe na award dufite mu gihugu iduhemba ivuga ati uyu muhanzi yarakoze, reka turebe tumuha akantu k'ishimwe. Yaba ama companies manini ntago arabikora, gusa n'abagande babitekereje. Ariko nkubwira yuko ntago ari ibugande gusa, kuko izi channel ziri international ziri gukora uburyo zishira indirimbo nyarwanda yari nziza muri top 10, ugasanga umuhanzi
ayoboye top 10 yo kuri TV iri international. Nanjye byambaye kuri Mbaye Wowe ni indirimbo bakiriye neza muri East African hose, n'ama message feedback nagiye nakira ni nziza. So nuko abagande showbiz yabo bakunda no kumva izindi mpano zo no kubahemba, kuko muri ibyo bihugu byose usanga harimo abanyarwanda benshi. Hanyuma kuri indirimbo nabonye umukoro wahita wayo cyangwa se umwe mu bantu bayanditse harimo Adolphe Bagabo, ariwe Kamishi ntabwo ari ibanga, ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu kuvukwa no kubaho kwa TNP. Kuba yaragufashije kwandika indirimbo bisa nkaho bigaragaza ko ashobora kuba yarishimiye isenyuka rya TNP, akaba atangiye kugushyiraho ingufu gusa. TNP ntabwo abantu bashwanye, twaraganiriye ubuzima bwari bwerekeje buri muntu muri gahunda ze. So Kamishi twese adufata kimwe, yaba ngewe yaba Tracy adufata kimwe, nuko ngewe still turacyaganira kuko ngenda cyari muri industry ya music nawe aracyayirimo. Hari ibyo mfasha, hari n'ibyo nanjye mufasha, so turahuza za mbaraga za kera tugakora ibintu byiza. Ese Pasi mukimara guhagarika TNP, ubu ngubu TNP iryo zina riri hehe? Rifitwe nande? Ninde ufite uburenganzira bwo gukoresha izina TNP? Twese nta kibazo, yaba Tracy yaba ngewe nta kibazo. Nose ko wayivuyemo nk'ejo bundi Tracy ubonye arokirisa undi muntu akazana TNP yindi, wowe utarimo ubwo ngo waba ukiyifiteho uburenganzira? Yabanza akabinganirizaho, naho ubundi nta kibazo. Buri mu bintu mwumvikanye mujya gutandukana? Ntabwo navuga ati twe twarabyumvikanye, ahubwo ubuzima niho bwatujyanye. Ubuzima nibwo bwatuyoboye mu nzira zitandukanye. Ni ukuvuga izina TNP riracyafitwe namwe uko muri babiri, buri muntu wese yarikoresha? Gusa ubundi gukoresha Pasi biracyari, ubwo rero urumva harimo ikibazo kuko nka Safa ava muri Urban Boys urumva ko bamusabye ko izina Urban Boys aryibagirwa mu mutwe. Uwo nguwo rero niba wowe na Tracy TNP kiriya buri umwe, urumva wowe nawe ushobora gukora TNP yawe n'undi agakora TNP. Tracy ashatse kugaruka mu muziki agakoresha izina TNP ntacyo byantwara. Kuri wowe nta kintu byantwara? Gusa njye ndi gufokasinga ko babona Pasi. Pasi mu gihe cyashize twakubonye winjiye mu mwuga w'itangazamakuru, byagenze bite? Still nibyo bintu nize, narangije mu 2017 ndangiza amashuri, ariko mbasha kudefanda muri nako kugraduatinga muri mu 2018 n'umwaka ushize. So nize mass media na communication, biri muri bimwe nize. So nabonye akazi muri iyo field ya journalism, ariko still ntago byambujije gukora umuziki wanjye. Ariko byo warabihagaritse? Ubu ntabwo ndi kubikora. Byarakunaniye cyangwa wabonye bitavamo? Ntabwo byananiye. Wabonye bitavamo? Ntabwo byananiye gusa. Ikibazo cya nyuma wenda nakubaza tugana ku musozo cyane ko amasaha mbona arimo arirukanka, Pasi mu rukundo uhagaze gute? Mu rukundo Pasi ari single. Single. Amakuru mfite ko hari umukobwa muteretana? Aya ni amakuru nyine, abantu bavuga ibyo bashaka, ariko still ngewe kuba ndi hano ndikubwira ko ndi single. Pasi hari rebo abarizwamo ko ukimara gushyira hanze Mbaye Wowe abantu benshi cyane batangiye gushyira ibi hanze, ati uyu musore ashobore kuba ari muri Kina Music. Ntabwo ndi muri Kina Music. Nta rebo. Pasi ari free gukorera ahantu hose ashaka, yaba producer runaka hose kabisa. Pasi noneho rero turimo tugana ku musozo wa interview turi kugirana, fata nk'amasegonda 50 utubwira akari ku mutima. Yes, reka nshimire CMC, reka nshimire Boskizo kuba yantumiye, Mr. Fata, big up on yourself. Nawe umaze kutwereka yuko umuziki wacu ushaka kudufasha ukagera ahantu heza ashimishije, ndabigushimira cyane. Ndashimira Contact muri rusange kubwo ifata umwanya munini ga promoting ibihangano nyarwanda, ni ibintu byiza cyane, biranshimisha ngewe ku giti cyanjye, ndakeka n'abanzi bagenzi banjye ari gutyo. Reka sabe abakunzi b'umuziki nyarwanda gukomeza kudusapotinga, ibintu bizagenda neza nidushira hamwe. Indirimbo Kankora Ahantu niyo nshyashya ya Pasi, iri kuri YouTube channel yanjye ni Pasi Kizito, wagenda ugasubscribinga kugira ngo indirimbo zanjye zagiye zikugeraho uri uwa mbere. Kankora Ahantu urayisanga hano kuri Contact yake, wisharinge n'inshuti. Still
no kuri account yanjye iriho, mu gihe uri kure ushaka kwisangiza abagenzi bawe wayisanga kuri channel yanjye ya YouTube. Reka mbashimire bivuye ku mutima kandi mbabwira ati mwaranakoze cyane kuba narazanye n'igikombe hanze Bugande. Hanyuma Pasi, tunyarukire kuri playlist yawe mbere yuko murekura. Playlist yawe ihagaze gute? Indirimbo 3 zo mu Rwanda? Indirimbo 3 zo mu Rwanda, ubu indirimbo nshyashya, reka duha amahirwe indirimbo nshyashya. Hari indirimbo Kungora, ni hit kabisa, ni indirimbo nziza, ni indirimbo ubona yuko iri mu buhanga bwinshi. Hari indirimbo yindi maze kumva nziza, indirimbo 3. Nakankora hano ni nziza, Nakankora hano ni nziza, ntabwo yabura kuri playlist yanjye, ntabwo najya ntabwo nakwibagirwa nanjye. Kankora hano ni nziza, nakera ngira umanzi nakundaga kwiyumva byaca nabaye umunsi wose ndi kwiyumva. Hari ya gatatu hari day to day and all this. Day to day and all this utera. Nziza cyane. Bagiye muri location nziza. Mu costume designer bambitse fresh, akarimbo nako ni fresh. Ni indirimbo nayo ni nziza. Pasi, reka rero ngushimire. Murakoze cyane. Ubwo naho butaha. Aho butaha. Bogari burakwisha ariko wari wambaye neza, wasubije neza, ibintu byose bigenze neza. Urakoze cyane. Arakoze cyane rero witwa Pasi kuba yishiye cyangwa se kuba yitabiriye Kinyarwanda. Hari igihe nacyo kiducanga kandi turi abanyarwanda 100%. Hanyuma kuba yitabiriye ubutumire bwacu turamushimiye cyane. Turamushimiye ndetse no kunyunganiza ibitekerezo yagiye atwunganira. Aho ku ndirimbo ye ya mbere twarebye indirimbo yo mu tsinda rya TNP, naho yatangiriye umuziki we nyine mu tsinda ryitwa TNP, aho yari ari kumwe n'umuvandimwe we witwa Tracy. Ubwo bari bafatanyije na Riderman. Indirimbo twarebye ni indirimbo yitwa Ku bwinshi. Muri before and after, muri iyo twarebye muri before, hanyuma muri after tuganiremo ibintu byinshi. Tuganiriye ku ndirimbo ye yitwa yakoranye na Knowless Butera, indirimbo iheruka guhabwa igihembo nk'indirimbo y'umwaka i Bugande hano mu Rwanda, Inyarwanda. Urumva na achievement ikomeye. Hanyuma twagarutse ku buzima bwe bwite bwihariye, ku buzima bw'urukundo, ati ngewe ndi single. Abavuga ayo magambo y'abakobwa nyine ngewe ntago mbizi. Kuri playlist ye indirimbo ya mbere ni Kungora, iya kabiri niye, hanyuma iya gatatu indirimbo ya Knowless Butera yitwa Day to Day. Hanyuma rero nanjye reka mbahe noneho amahirwe n'umwanya wo kureba iyi video. Aka video mukarebe mwitonze neza cyane, ni video nziza cyane. Amajwi yayo yakozwe n'umugabo witwa Bopro na Medbeat. Muri iyi minsi bari on top ku bintu bijyanye no gukora audio hano mu Rwanda kabisa. Medbeat, Bopro nk'imyaka 2, uyu mwaka n'umwaka ushize bari hejuru. Ubwo abandi ba producer nabo bakomeze bashyiremo agatege, mboneho n'umwanya wo gukomeza gufata mu mugongo producer witwa Junior Mat System. Aho rwose ukomeze wihangane kuko ntacyo wahindura kuri gahunda z'Imana, ariko nanone tukuri inyuma. Ubwo rero reka none indirimbo nyirekure, dusigaje ikihe gice uyu munsi we ade cyangwa se baburiwe irengero ntayihari. Mu kanya noneho ndagaruka twinjira muri Triple Play handi tureba indirimbo 3 z'umuhanzi umwe. Ni nyuma yuko tureba iyi ndirimbo ya Pasi. Ni indirimbo cyashya cyane, ni indirimbo yitwa Kankora hano nkuko nazo mbikubwiye, yakozwe na Bopro Audio, hanyuma video yayoboye kandi natunganywa na Bernard Bagenzi. Ni indirimbo mu bayanditse harimo umugabo witwa Adolphe Bagabo cyangwa se Kamishi, ufite n'akarimbo kitwa Karabo guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka ibashimishe, Kankora hano ibashimishe. Njyewe nitwa Sengabo Jean Bosco ibashimishe rero ndirimbo.